kwiranze abajije abanduka ubona kwiruka inyuma y'iminsi ndetse dore iyo ngiyo n'indi mpano utaruzi rwose umusore ucurangira gitari mu bitugu rwose atareba neza imiryango uko imeze. Nanone twongeye kubashimira abantu mwese mukurikirana umuyoboro wacu wa Mia Boss TV. Nko twabibabwiye dukeneye gukora improvement muri culture ndetse n'ibindi bihangano bitandukanye. Rero uyu munsi nkufitiye umusore ufite impano idasanzwe, n'umucuranzi wa gitari. Rero na hano twagarutse none muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Nyagatare, ngira ngo murahabona, muramubona n'umusore wacu rwose ari tayari kudutaramira. Iyi ni kaminuza ya Nyagatare, ngira ngo murayibona. Rero natinze ndagira ngo uyu musore tumwakire tugire byinshi tuganira byerekeranye iyi mpano ese amaze kugera ku iki. Muramubona rwose n'umusore wacu yawukereye. Ndagira ngo dutangire tumwakira kuri uyu muyoboro wacu wa Mia Boss TV, kandi ndagira ngo abantu mwibuke gukanda subscribe, share, like na comment kugira ngo ibiganiro nk'ibi bijye bibageraho mwese, kugira ngo tugomeze dusigasire umuco wacu ntugacike mwamfuramwe. Ndabashimiye cyane ko mugiye kubikora, kandi mujye mukomeza mudushyigikire, mutwungura ibitekerezo, munatubwire abandi bahanzi cyangwa se abandi bataramye twabazanira. Turagushimiye cyane. Reka tukwakire ku muyoboro wa Mia Boss TV. Watangira wibwira abadukurikiye. ndi mwitebuka itaruka ibiterega kuko nkajya mu bicu nkacurukurira icumu ryanjye muba yacuritse nkigarika umubisha abandi bagaranye ibyo banagaritse bakini ngo umubisha ndamuhasha nkamugusha nkitwa Garigashe ndabitabira umubisha neza ngo dore nyine ducuranze ariko ndi n'utaranyi umubyinnyi hano muri Nyagatare campus, ariko icyo nkora cyane no gucuranga kuko buriya umubisha ndamuhasha nkamugusha nkitwa Garigashe ndabitabira umubisha neza. Natamise ndamye na forasi mushya ngatera umwami ngo twenga buryo nkarivuna iki gihembo rutinga mutikura mu gituza ngatera umwami ngo twenga. Ubwo nyine naye ndi mudasobwa ndi nkotanyi byahano. Amazina ni Aitoriki wase basaza barayigira aramura bangamira muzuka nganye nkaba ndi umukomo gusa nyine n'ibindi byakomeza ngiye cyane, ariko agize biragaragara uri umutaramyi biranumvikana rwose. Iyo ngeze ku gikaka ntiwankira bitewe n'ukuntu ubu nivuga rwose birumvikana ko uri umutaramyi. None se njya nkunda gutangira mbaza abantu, ese iyi nganzo yo gucuranga gitari ubona ihagaze gute magingo aya ngaya ugereranyije uko byari bimeze mu myaka yatambutse? Ese ubigeranya gute n'ubu ngubu uko bihagaze? Ese haracyari abantu bagerageza gucuranga gitari cyangwa se byaba biri kugenda bikendera? Watubwira ishusho ubona ubucuranzi bwa gitari bugezeho muri iki gihe. Gitari rero ni igikoresho kigora cyane kukiga cyangwa se kuba wamenya gufata amanota n'ibindi byinshi bigizeho, ariko nakubishe biragorana cyane, ariko urwego bigezweho cyangwa se bigezweho muri iyi minsi ruri hejuru cyane kuko iyo ndebye twebwe ubwacu ducuranga muri orchestre yacu se n'abandi bantu tujya duhura mbona harimo benshi cyane, hari nabo dufasha gucuranga tukabona barabimenya vuba gusa nyine kuko bigorana cyane, ugasanga ntabwo bifatika vuba, ariko biracyakora cyane, birahari cyane. Kandi gitari igikoresho cyiza cyane kibasha n'umuziki, kandi umuziki wawe nta n'ubwo gisasa buriya sinzi n'ibyo byumva. Umuziki wa kera njya nkunda kuwukurikira cyane, buriya ntabwo ibintu bya gakondo njya mbyumva ngo ndambirwe, nanjye ndabikunda cyane. Niyo mpamvu mba natumiye abantu nkamwe mukora gakondo kugira ngo tugomeze dusigasire umuco wacu ntugacike, tugomeze tuwusangire, dutarame ibintu bigende neza. Niyo mpamvu rero nashaka kukubaza, ese waba waratangiye kwisanga muri iyi nganzo yo gucuranga gitari ryari? Byaba byaragutwaye igihe kingana gute kugira ngo ube ugeze ahangaha ugeze? Ushobora kuba wacuranga indirimbo runaka umuntu akayizana. Njye mbona abahanga muri gitari upfa kumuzana indirimbo rwose ugahita wumva akoze mu mirya indirimbo arayicuranga. Wowe watangiye ryari? Byaba byaragutwaye igihe kingana gute kugira ngo ube ufite ubushobozi bwo kuyicuranga?
navuga ko ari ibintu navukanye kuko ari papa ari mama nta n'umwe uzi gucuranga, nta n'umwe navuga yuko wenda ari wanyigishije cyangwa se mu muryango ndi njyenyine uzi gucuranga. Ariko ikintu bita umuco wambaza uti mbese umuco nyarwanda kugiyemo ryari, ni ibintu navukanye. Nakunze imbyino gakondo, indirimbo gakondo, noneho uburyo nyine nakundaga indirimbo kurushaho no kubyina, numvaga ari ibintu bimeze neza cyane, numva ni ibintu binjiyemo sigaye nuko ndabikurikirana. Gusa nyine navuga yuko ari ibintu nyine byanjemo mu bwana, ntabwo navuga yuko ari ibintu byaje nkoze cyangwa se ari uko harambibonye, ahubwo ngiye numvishe nikundira gakondo, ndabikunda cyane ariko uburyo nyine numva ari n'ibintu nzagwa inyuma, niyo mpamvu nyine nabikunze muri ubwo buryo, nanjye birankundira asigaye nuko birakunda ngo nanjye umuco ndawusigasira sinawusigaye muza kuwusindagiza kandi ndashaka ngo nzawugeze ku gasongero nyine nubwo nyiri umusore ndashaka nzasaze niyo nazana uruhare ariko nzabahara umuco nyine uzakomeze kuwucunga mu mutima wanjye. Urakoze cyane. Mbere yuko dukomeza n'ibindi bibazo, urumva ntabwo twakomeza utari wabanza ngo abantu ubumvishe uburyo uri umuhanga mu gucuranga, twagira rero urebe igihangano kubitubangura rwose ubasogongeze bumva ubuhanga bwawe, urareba ubwo indirimbo uducurangira kabisa. Ntabwo turirimbo tubura cyane, turebe uruturimbo n'ubundi umuntu ahita yumva nyine akumva nakaririmbo nyine. Kera najyaga nkunda ngo kujya i Buganda, wenda sinzi ngo abadukurikiye bakunda izihe, ubwo waturebera mu mizingo uba ufite. Muri make kamere kwako karirimbo aba ari keza cyane, ikutira kapera bundi n'izindi nyinshi tuzaya kubiganira bizaba byongera tuzajya tuzicishaho kandi zinarangire ya kugiye Buganda bataye ubutindi ndararuka ndi Buganda ndararuka ndi Buganda bajyaga bambwira ko bavayo basari barisi agasafuriya n'agatara bacanye ku manywa ya rugamba ndararuka ndi Buganda. Urakoze cyane. Ese biteye ubwoba uburyo bukora muri iyo mirya ya gitari. Umuntu ashoboye kwibaza ese buriya byatwara nk'igihe kingana iki kugira ngo umuntu abe yamenya gucuranga gitari neza? Biterwa n'ubushake n'ubushobozi cyangwa se umwanya igikoresho ufite cyangwa se n'ukwigisha uwo ari we, ariko ufite ubushake agakunda nihereyeho ngewe bitewe n'uburyo nakundaga indirimbo gakondo, umuco nyarwanda no kumva amanyirizo gakeya buranda ndabizi cyane, nzi no kuririmba cyane bitewe n'uburyo nabikunda. Ntabwo byansabye ukwezi ntaramenya gucuranga gitari, ntabwo nyine mfata n'umwanzuro wo kwigura kugira ngo nimenyereze kurushaho kugira ngo bizankundire mu gihe kizaza nanjye nzabe mfite abangenderaho cyangwa se ababona bashaka kuba nanjye nk'uko nanjye mba numva hari abantu bari imbere yanjye nshaka kuzabageraho kandi nkakora n'ibyabo. Ese biba bigoye, ibikoresho by'umuziki birahenda, ese byaba byarakoroheye ko wabona amafaranga aguze iyo gitari? Ese nk'undi wenda mwana w'urubyiruko waba ushaka kugura gitari, ziraboneka ku buryo bworoshye ku buryo nawe yakwiga gitari, cyangwa biba bikeneye ko yabona ubundi bufasha nk'ubw'ababyeyi cyangwa abandi bavandimwe? Byagorana cyane, biragoranye cyane kuko ibikoresho by'umuziki birahenda. Gusa ikiza kiba gihari ni intego n'intumbero umuntu aba afite cyangwa se ubushake ku kintu nyine ashizeho umutima. Kuko ndatekereza yuko nkiga primaire nari natangiye gushyira igiceri cy'ijana mu gasanduku, numva nzagura gitari. Bitangaje cyane. Ngira amahirwe cya giceri niba narakiriye amandazi ntabwo mbyibuka, ngira amahirwe nyine gisoza arevo ko nyine ni sinyasigishi, ngize amahirwe yo kubona ahantu nkora, ariko amafaranga nahembwe bwa mbere itangaje wimbaza icyo naguze none sinyagura mu gitari. Nyine niyo mpamvu nyine umuziki kwanye nyine nahise nyagura gitari. Ni byiza gakondo ni nziza cyane. Ariko ababyeyi nyine biba byiza cyane kureba umwana nyine ikintu akunda
cyane cyane ku gikoresho cy'umuziki. Yego. Umuziki ukoreshwa hose, yaba ari ugushingirwa, ugushingura mu kirori ndetse n'ahandi hantu hishimye, umuziki urakoreshwa cyane. Afasha umwana rwose akabona igikoresho cy'umuziki kandi akakiga neza cyane, byamufasha cyane, nabo barashima kandi nawe agakomeza kwishima, agasabana n'inshuti cyane murakoze. Urabona urubyiruko rw'iki gihe ntabwo nyine rukunda kwitabira ibintu cyane by'umuco, usanga bari mu bintu cyane bigezweho, ariyo miziki, ari ibicurangisho. Ese wabwira iki urubyiruko rutajya rwitabira gakondo ni nziza, ariko ntabwo twari twabona urubyiruko umubare munini witabira gakondo? Ubona biterwa n'iki? Nihe nama wabagira? Urubyiruko akenshi na kenshi rukunda ibintu bigezweho, ariko nubwo babigezweho bisaza vuba. Inama nabagira rero, n'ukuntu nawe wumva umuziki wa kera nako ubu basigaye batwise karahanyuze, wumva ari umuziki utse kandi ufite ubwiza n'uburambe, kandi niyo uzi ko niyo muye n'umuntu mu muhanda nambuka, ntabwo hita mbonamo zandabana zandajya, ahita mbonamo nk'izuba rirarenze, banyeretse urukundo ruvu, ahita mbonamo twa turirimbo na zira za filomo zirikana, nyine twa turirimbo twa kera tugize. Ubwo rero nk'urubyiruko inama nabigira kubera yuko umuziki cyangwa se ari nabyo bifatiye ku muco wacu, ni ikintu bakagombye gukunda, kuko n'umuco ni mwiza cyane, kuko ni ukomeza kudufasha gutandukanye n'abandi, kuko hagize ahantu ugera bakumva ntabwo bacurangiye imwe mu ndirimbo za kera, ndayizi byababazwa nubwo nabo baba babyirengagiza ariko barabikunda. Kuko njya mbibona cyane mpura n'urubyiruko kenshi cyane abasore tungana avuga bati pe kubyina byarananiye nko kubikora, gucuranga nabyo ntabwo bijya biza, ariko ndi kumva nyine nshaka kubimenya nubwo bigoye. Nyine ugahita wumva nubwo nyine ajya yibeta akajya muri cya gihe kigezweho cy'ubu, ariko muri we kakantu nyine k'umuco karacyamugendamo, hari indirimbo ashaka kumva yamenya gucura cy'umuco. Ariko urubyiruko inama nabagira nyine bakunda kuko niwe udukatse, niwe udugoye, kuko nta gihe iby'abandi bizaba ibyabo, ahubwo iby'iwacu nibyo bizakomeza kuba ibyacu, kandi noneho akaba ari nabyo biduhesha ishema kubigaragariza abandi, bikabereka umwihariko n'itandukaniro. Ese wenda twatangiye ushyiramo indirimbo y'undi muhanzi, ese waba ufite ibihangano byawe? Ibihangano byanjye birahari, gusa nyine mbanza kwandika, mbanza gusesengura, nanashyira n'abahanga kugira ngo babanze kuba wenda bareba amagambo nawe narashyizemo adakwiye, kuko nanjye ndashaka kugira ngo nzakore umuziki utsitse cyangwa se umuziki uzaba ufite umwimerere w'umuco nyarwanda. Yego. Kuko nakubwira nk'abahanzi, ari abahanzi nkunda cyane, mwumva na n'ubu ngubu nabo ariko baririmba indirimbo mwumva nyine zifite icyanga cya kera. Nafatira nko Clarisse Karasira, ko ndagukunda cyane, ndagukunda. Ubwo bamusamba yumvisha imiziki yabo nyine ntabwo ari umuziki wituza ku kanya, ahubwo ni amagambo babanje kwandika bayatekerezaho kandi bayashushanya. Indirimbo zanjye ntimubwire ngo hari n'imwe ntabwo ucurangira aha ngaha, ariko uracyabitunganya kuko mba natanga ibintu ubundi bishobora kuba bitaba byiza mu gihe kiza. Ubwo rero twagira ngo nibura urebe ikindi gihangano cy'undi muntu, ikizima turi kureba n'ubuhanga ufite mu gucuranga, ubwo wareba ikindi gihangano uducurangira kugira ngo nyine abantu badukurikiye bakomeze kureba ubuhanga bwawe. Ariko nizera ko bari buze no gutanga ibitekerezo, ndifuza ko bari busabe ko uzagaruka tugakorana ikindi kiganiro. Ndumva rero wareba igihindi gihangano ubacurangira, kuko iyo ndebye Mashiriti ahantu agera ari akaririmbo wumva ugiye iteka ati nyine ni gutyo ako karirimbo kabayeho ko ari akagitari, ako karirimbo kanza muri ko ncishaho izuba rirarenze iririmwe ry'aba
ukwezi kuracanye, inyenyeri nazo ziraje, ikamba ryazo rirazisanga, rirasabagira mw'ijuru ry'iwanyu, ikirere cy'iwacu niko kabyino, ngaho sejya mu nzu imbeho ni yose, kidufata agapira ukinge mu gatuza. Ibitozi ni byinshi, urugendo narwo ni rwose, uyu munsi sinyikubonye, ati iyo nzira imwe yo mu nzozi, ubuririyo ku mpinga z'imisozi, iwabo wabatashe aho dukura abana, impeta y'umubano ibanga rya gihanga. Undira ngukunde nzabone icyo nkubwira, izagukura amahwa mu nda, impuza ari byinshi sincoboye kuza, umanuke dore ukwezi kuraka, uze kuganirire uragenda wishimye, kandi nanjye ubwanjye naba ngize agahinda. Uje rumbore umbabarire mugenzi, ntago bizaba ari ugukwanga, urirebera iyi si iravuna, yirukangamo dushaka kubaho, aho uri hose jya wibuka utakambe, intambiro ubishaka nanjye nige gutamba, intambiro ubishaka nanjye nige gutamba, intambiro ubishaka nanjye nige gutamba. urakoze cyane, nari natwawe ariko ndakeka hari umwe mu bakunzi bacu wari udukurikiye cyane, ubwashize natumiye umuntu iyi ndirimbo arayiririmba ntiyayisoza, ngira ngo ngiriyemo n'amahirwe, nibura uwo mukunzi wacu arasubijwe, yari yasabye ko haboneka umuntu umuririmbira iyi ndirimbo yose ikarangira, ariko ndakeka ubu asubijwe. Rumva rwose ubuhanga bwawe ntibusanzwe, ndakeka ko iyi nganzo uri mu bantu bagiye kuyisigasira, iyi nganzo ya gitari iraryoshye, ariko nanjye ntabwo nakureka ntisabiye, wenda ucurangiye abadukurikiye, ariko nkanjye wakwakiriye, buriya hari indirimbo mba nkunda, ishoboye kuba ari gakondo si cyangwa ariko ari n'indi, ariko nibura sinzi wenda ngo ubuhanga bwawe na gospel. Hari indirimbo ndakeka ari y'umuhanzi bita Bigize Janti, bashobora kubaririmba ngo nahereye mu buto bwanjye niruka inyuma y'iminsi ari kwiransize. Abadukurikiye bihangare, ntabwo ngiye nshoboye kuririmba, ubwo uyu musore wacu yadufasha nayo akaducurangiraho gatoya niyo atayisoza. Ndabona n'amasaha yenda guhuza imyambi kugira ngo tumureke ajye no mu zindi gahunda yahitunyurizaho. Akaririmbo nahereye Bigize Janti. Yeah. Okay. Yaba ari iyo ngiyo? Niyo ngiyo, numva ari iyo, kuko bikoze mu mirya bita numva iyo ari yo.
isumba izindi mu buzima. Je n'ai jamais dormi avec mon bébé. Je n'ai jamais dormi avec mon bébé. Igitabo umuntu cyuzuye amateka y'ukuriwe. Hakurya yarwo ruzira iwacu niho nzicara nkaruhuka. Nzongera kwiruka no guhagarara inyuma y'ibihe. Akazimbye tutazashira binutse cyane mu bwenge. Iyo tujya ni heza kuruta aho dutoya. Zabana na jambo mazaduha ijambo. Ugira ijambo ibereye jambo. urakoze cyane. Urumva ko ufite ubuhanga budasanzwe, kandi niyo haba wenda hari ibyo utari wamenya nabyo turumva ko mu gihe gito biraba byaje. Turimo tugenda tugana ku musozo. Ese ni iki wakwisabira abantu badukurikiye? Ni iki wakwisabira abadukurikiye, yaba urubyiruko yaba abakuru? Ni iki bafasha nyine urubyiruko, cyangwa ni ikihe kintu ubona bakora kugira ngo umuco wacu tukomeze tuwusigasire ndetse n'iterambere ry'abawukora rigende rigera kure? Ndumva umuco tutawubamo ngo watubamo tukawujyana aho tujya hose, kuko sinzi aho bizadukundira ko uzitwa umunyarwanda nta bunyarwanda ufite, cyangwa se uzabwira ngo uri umunyarwanda utari we. Uko nyine ikikugira umunyagihugu cyangwa se ikikugira itandukaniro n'abandi, nuko nyine bakubonamo icyo bakagombye kuba bakubonamo. Ubu muhungu kuko nyine babona yuko hari imico y'abahungu ufite, kandi noneho hari n'umuhungu wenda wagana icyabakobwa, cyangwa se kubera yuko hari imico ari kubona afite itandukanye y'ubuhungu. Uyu nyine igihe uzitwa umunyarwanda cyangwa se uzitwa umunyagihugu, nuko ari umuco uzakuranga. Umuco uzawucumbikiye nyine agace uzawucumbiramo, ako ngako niko kazakugira ubure, kugira ngo nyine n'ubundi ube wamenye ku buryo wisobanura. Uzagorana cyane kubona irangamuntu yawe uri umunyarwanda nta muco nyarwanda wawe uzi. Basore namwe bana batoya nyine muri gukura, abantu bakuru nyine mwatutanze umuco kandi mufite, noneho barimo barezi bafite ubuhanga noneho bwo kumenya kuba hari icyo bazi ku muco. Mwafasha urubyiruko, mwafasha abantu bakiri bato bazamuka, natwe noneho dusa nk'ababirimo neza cyangwa se bari gukomeza kubyiga. Noneho uruhare rwacu n'umusanzu wacu twiteguye kuwutanga kugira ngo umuco ukomeze gutera imbere. Kuko udakunze umuco sinzi ikintu waba ukunda, nyine sinzi aho waba uri. Niryo pfundo dupfunditseho, niryo tabi dutamitseho rwose, ntitukariteme cyangwa se ngo dutume hari uwari dutemera, cyangwa se nuko wapfura. Ahubwo dukomeze tuwusigasire kandi tuwusindagize kugira ngo tuzawugeze kure cyane. Umuco ni ikintu cyiza, gusa nyine dukomeza kubatora n'utundi turirimbo dusoza kugira ngo tubashireho n'utundi kugira ngo nyine umuco bumve ko wenda nko mu munota wareba nk'ako bashyiriraho ko ukeneye kubohora ukajya no mu zindi gahunda. Tubashiriye wenda nka tubiri, tubisikanye turirimbo nka tubiri natwo nta kibazo cyane. Yita Makanyaga Abdul. Wanyeretse urukundo rurambuye, ukuri naranze nubwo ntacyo nabuze, ibanga ni iry'ababiri. Gerageza urukomeze urwizimu icyo rubereyeho.
igitego mutarutwa, ubwitonzi ubugwaneza nibyo bikuranga, ubwitonzi ubugwaneza nibyo bikuranga. Ijambo wabwiye turi twembi humura nakumva pe, byanteye icyizere gitubuzeyo simvuze nacecetse, ariko izere ko turi kumwe kandi tuzahorana, izere ko amahoro n'amakuba ibyo tuzabifatanya. Uri mwiza uri igitego mutarutwa, uri mwiza uri igitego mutarutwa, ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga, ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga. Ya urakoze cyane, urakoze cyane. Nagira ngo tukomeze tugushimire cyane, ariko ntabwo bikunze, nanjye nari kumva naryohewe, ariko hari izindi gahunda umuntu aba agiyemo, numva twacukiriza ahangaha, wenda tukazagutumira ubutaha, wenda n'abantu baze kubyandika muri komenti. Nta kibazo rwose, ni ukwinyagura nk'abasore rwose. Yari umusore w'isa tutari icyoroshye, ubwo umutego kutaruka ibitari bigakuka, nkajya mu bicunacurukurira icumu ryanjye nkuba yacuritse nkigarika umubisha, abandi bagaramye mu byabona garitse bakiniha, ubwo umubisha ndamuhashya ngamugusha nkitwara gashamwe ngabyo by'umubisha neza, bye nkarefuna ikigembo rutingana utikura mu gituza ngatera umwami gutenga, ubwo nyine aho nateye nyine basaka igitero, kandi mba ndumwe nyine mu Rwanda yamuje kure. Ubwo amazina ni Nitric Fredway nayibikije, wanshaka ni 0788 97 06 naho undi bakande like and share wenda kuri Mia Boss. Nta kibazo niko bimeze, abantu bakomeze bakande subscribe kuri Mia Boss TV batanga ibitekerezo, niyo nimero yawe turaza kuyipininga muri comment kugira ngo umuntu wagukenera abe yakubona, ashoboye kwenda ashaka kwiga cyangwa hari ubundi bumenyi ashaka ko umwungura kuri gitari. Rero abari badukurikiye ndabashimiye cyane, nkuko nababwiye aha twari turi muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Nyagatare, aho nababwiye ko harimo impano nyinshi, turajya tuzegera bakagira byinshi batubwira ku nganzo zabo. Ndabashimiye cyane, Imana y'u Rwanda ihorana namwe.